Babana mukunda filime z'ubwenge mwarebye nyinshi mutarabona iyi ngiyi tuyitangiriye ahangaha. Imodoka iri kwigendera mu muhanda, kurikira filime witonze. Muri iyi modoka hari umunyeshuri wari wicayemo ari kurebera ku masaha, abona ni saa 8:12. Kurikira filime witonze. Uyu munyeshuri ari kugenda ari kumwe n'umushoferi umutwaye rwose, uri kubona ko bari kwerekera mu muhanda. Baragenda, ubwo uyu munyeshuri atangira gusenga, atangira kuvuga ati Mana ndakwiragije muri uru rugendo rwanjye. Ukurikire filime witonze. Akomeza kugenda arasenga. Iyi ni season, aka ni aka episode ka mbere, nuza kuzaryoherwa. Uzagenda utanga uriya kantu. Ubwo uyu munyeshuri ari kugenda ageze hano mu nzira hari icyo yabonye, arebye muri retroviseri hari icyo yabonye kiri kuza kiri kubyina. Nyagasani, arebye shoferi aramubura, arebye inyuma abona ibintu bimeze nka gutyo. Umunyeshuri ubwo babura mwica. Uyu munyeshuri nibyo yari ari kubona yicaye hano mu ntebe. Nyagasani, yararebye yicaye hano mu ntebe wenyine, biriya nibyo yabonaga. Uyu ni umunyeshuri ufite mbese ikintu kibonekerwa mu maso ye cyangwa mu mutwe we. Hari abantu baba bafite impano imeze gutya, abenshi bakunda kubita abahanuzi. Ubwo uyu munyeshuri yahise afata agakapu ke arirukanka, aragenda aza satira yigira imbere. Gake gake ukurikire filime witonze, uraza gusobanukirwa, uraza kugenda usobanukirwa. Ubwo uyu munyeshuri barakwereka yaje ari kwirukanka, yegera imbere rwose. Uyu munyeshuri ntabwo tuzi ngo niki kiri kumwirukansa. Ukurikire filime witonze, akantu ku kandi, ijambo ku rindi. Iyi episode ya mbere uraza kuba waryoherwa. Barakwereka uyu munyeshuri yaje guhagarara hano, yaje guhagarika imodoka. Ukurikire. Ngubwo uyu munyeshuri hari imodoka ya kwasiteri ndende yahagaritse. Iyi modoka isa iri kuva mu muhanda. Kurikira akantu ku kandi, uraza kuba waryoherwa ndetse no kuba wasobanukirwa. Ubwo iyi modoka uyu munyeshuri yaje kuyihagarika. Ese iyi modoka ni ukubera iki ayihagaritse? Iyi modoka ni ukubera iki? Kandi twabonye yuko byatangiye ari mu modoka. Barakwereka iyi modoka yari irimo n'abandi banyeshuri benshi. Uyu munyeshuri yaje gufungura urugi. Gake gake akantu ku kandi, arangije aza kubwira bagenzi bati uru rugendo tugiyemo ndabona rurimo ibibazo, nyamara twagakwiye kuruhagarika. Aba ngaba bose batangira kumureba, maze uyu munyeshuri babwira ati ni ukuri kw'Imana, njye uru rugendo ntabwo ndi kurushira amakenga. Ati narindi kumva twaruhagarika tukazajya yundi munsi. Aba ngaba batangira kurebana bisa nkaho ari abanyeshuri bagenzi be. Barakwereka umwe muri aba banyeshuri yaramusubije atari ko uri umusazi, atari ko duwaye ubanza afite ikibazo. Uyu munyeshuri yanariwe duwaye w'aba banyeshuri, maze uyu nguyu yaramubwira ati duwaye, ati ibyo ngibyo niba ushaka gusigara, atari ko twebwe turagenda, uri kumva? Ati twebwe ntabwo twasubika urugendo rwacu mbese muri make. Maze uyu munyeshuri duwaye arababwira ati njye nababuriraga, ati njyewe nkurikije ibyo maze kubona numvaga yuko twahagarara. Aba banyeshuri barakwereka baramusetse. Nyagasani, maze baza kumubwira ati ibyo ubonye ntabwo tuzi ibyo ari byo. Ati rero niyo mpamvu twe ibyo ngibyo ntabwo tubyizeye. Ahubwo niba ushaka kwinjira injira tugende, cyane niba urasigara usigare mwana. Ahubwo urimo kudutinza. Abandi banyeshuri barabyumva baravuga ati nta ribi. Uyu munyeshuri duwaye atekereje neza, bakomeza kumubwira ati mwana, ati injira mu modoka tugende. Ati nta kintu turi buze kuba. Ati injira mu modoka, ibyo ngibyo ubonye ntabwo bishoboka, kandi nta nubwo nizera neza yuko wabibonye. Nyagasani, gusa twe turabizi neza yuko yabibonye. Aka ni agasizoni, ndetse iyi ni episode ya mbere, uzagenda usobanukirwa. Ubwo barakwereka duwaye yaje kwinjira mu modoka, yaraje yinjira mu iyi modoka kandi yabonye yuko iyi modoka ifite ikibazo. Ubwo barakwereka imodoka yatangiye kugenda. Iyi modoka yatangiye urugendo.
irerekera. Ndetse uru rugendo rwanari rurerure, bari bagiye gutemberera ahantu, bagiye mu rugendo shuri. Aba banyeshuri gusa sinzi niba ibyo biri buze kugenda neza. Barakwereka bafashe umuhanda wabaye muremure, maze aba banyeshuri bagenda bibyinira n'umuziki uri kubona kose ko ari no stress. Abagenda batereta bagenda baratereta, abandi bose bari kubyina. Nyagasani, gake gake buri wese n'uwe, bari kumwe bari kugenda mw'iyi modoka. Udafite sheri akabyina umuziki wenyine. Kurikira filime witonze. Aba banyeshuri urabona yuko ari no stress, bari kugenda mu modoka mu muhanda. Aba banyeshuri baragiye barananirwa ku buryo bari no kubyina kugira ngo birengagize yuko bari mu rugendo. Nyagasani, kurikira filime witonze uraza kuba wasobanukirwa. Abanyeshuri baragiye, imodoka iragenda irongera iragenda, ariko igeze hano ikata mu muhanda w'igitaka. Ukurikire filime witonze ukata werekeza mu ishamba. Iyi modoka yaje gukata yerekeza mu ishamba. Ese ibi bintu biragenda bite? Ngo barakwereka abangaba uko bari kugenda, niko bari no kugenda birira umuziki. Doyimana nta n'umutima mubi, agenda arafotora. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Abantu barabyina, barakubyiniye, niko n'imodoka iri kugenda yerekeza mu ishamba. Ese iri shamba ni iryera? Reka dukurikire filime twitonze turaza kuba twasobanukirwa. Ubwo baragiye bageze aho barekeraho no kubyina. Aba banyeshuri bari bishimye cyane, barakwereka n'abandi bari kumwe n'abasheri babo. Uyu nguyu nawe agenda ari muri fone ari gufotora. Ukurikire ari kugenda arafotora ahantu hose bageze. Kurikira filime witonze akantu ku kandi. Ubwo bageze ahangaha berekeza mu aya mashamba. Bari kugenda bageze ahangaha babona hari icyapa gihari cyanditse ngo danger, uhageze wese arapfa. Inyuma y'icyo cyapa handitse ngo iki? Itegereze neza witonze. Ndetse iri jambo ryanditse ahangaha ni naryo zina ry'iyi filime. Bayise ngo iki? Wilong House. Inzu itari ya nyayo. Inzu itari ya nyayo niko iyi filime yacu bayise, niko iyi season yacu bayise. Ubwo iyi modoka yageze ahangaha ibonye kiriya cyapa cyanditse ngo urenze ahangaha wanapfa. Nyagasani, maze bageze ahangaha batangira kubyibazaho, batangira kuvuga ati ibi bintu ni ibiki noneho dutangiye kubona. Bitegereje neza babona handitse ngo dangers, uharenze wanapfa. Reka turebe iyi filime yacu. Maze uyu musore aravuga ati dusubire inyuma. Ati koko hano hantu iri shamba si ryarabahu? Ati ahubwo ngiye ku bwanjye numvaga twasubira inyuma rwose. Ukurikire filime witonze. Baritegereza neza babona handitse ngo uharenze wanapfa. Maze uyu musore aravuga ati biriya ntabwo byatubuza gutambuka wana. Uyu duwa yarababwira ati kandi bavuze ngo uharenze wanapfa. Maze uyu nguyu nawe aravuga ati biriya ntabwo twabyizera. Ati biriya ntabwo byatubuza gutambuka ngo dukomeze urugendo rwacu. Maze uyu musore aravuga ati nyamara mwakabaye mwanyumva tukagenda dukurikiza amategeko turi kugenda tubona, tukagenda tukizera ibyo turi kubona. Maze uyu musore aravuga ati wana, ibyo ngibyo uri kuvuga ibi ngibi nge ntabwo mbyizera, reka twambuke tugende, ibindi byose biraza nyuma. Duwa yarangije arabihorera. Barakwereka umusore umwe yavuye mu modoka. Abangaba bari kumuseka Duwa kubera ko yari kubabuza ibyo bari gukora. Umusore umwe yavuye mu modoka, barakwereka bariyeri yari ihari yatangiye gutitira. Nyagasani, umusore urangaha yaje ari kureba rwose hirya no hino abona nta kibazo, arangije afata iyi bariyeri arayica kugira ngo batambuke. Nyagasani, ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Anje arabwira ati mutambuke wana, ibyo ngibyo muri gutinya ni ibiki? Umusore akimara guca iriya migozi batangiye kumva amajwi hirya adasanzwe. Nyagasani, kurikira filime witonze. Uyu nguyu yitegereje neza, arebye hejuru mu kirere abona cya kinyoni kiba kiri kuburira abantu. Abona iki kinyoni gitangiye kubaburira, gitangiye kuvuga ati ingotsa zatangiye kuvuga, mbese muri make uyu nguyu yarabibona. Ndetse n'abandi banyeshuri
nubwo bari bari kwihagararaho barabibonye. Uyu munyeshuri aravuga ati ku mutima aravuga ati izi nzira zirimo ikibazo nyagasani. Uyu munyeshuri nta kintu yari atari kuvuga duwaye, nta kintu yari atari kuvuga, nta kintu yari atari kubona. Barakwereka iyi modoka yakomeje urugendo. Ese uru rugendo rw'aba bantu ruraza kuba urugendo ruhire, ruraza kugenda rute? Ukurikire filime witonze uraza kugenda usobanukirwa gake gake ijambo ku rindi. Barakwereka iyi modoka yarerekeye, yarenze ku mategeko, irenga kuri wa mugozi bari bashizeho wa bariyeri, iragenda. Ahangaha wibuke ni mu ishamba turi. Ukurikire akantu ku kandi. Iyi modoka igeze ahangaha yarahagaze. Ese yabonye iki? Bageze hano ngaha basanga mu muhanda hicaye umwana uri kurira. Uyu mwana rwose yicaye mu muhanda hagati. Uri umuntu ufite ubwenge wabona yuko harimo n'ikibazo. Ubwo uyu musore aravuga ati turura mwana wicaye hariya we ari kurira. Ese uyu mwana ni ikihe kibazo yaba yagize? Maze uyu nguyu aravuga ati ndabona ari umwana mutoya. Ati wasanga akandi kabazo afite aha ni mu ishamba. Maze uyu nguyu aravuga ati namwe muri kuntera stress rwose. Ati murabona uriya atari umwana mutoya. Ati reka turebe ukuntu byaba bimeze, reka dusohoke mu modoka maze turebe uriya mwana wagwani. Kurikira filime witonde. Ubwo icyo gitekerezo n'uyu mukobwa wagitanze aravuga ati reka dusohoke mu modoka maze turebe uriya mwana. Twese dusohokere mu modoka icyarimwe. Barakwereka abangaba basohotse mu modoka. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi ngo bagiye kureba umwana uri kurira uwo ari we. Gusa uri umuntu ufite ubwenge wabona yuko ibi bintu birimo ikibazo. Aba basohotse mu modoka gake gake. Ukurikire filime witonze ijambo ku rindi. Aba baje basatira ahantu wa mwana yarari. Ndetse niba utarakanda kukazogera ndakumenyesha yuko byazakugora kongera kubona episode y'iyi filime ya kabiri. Ese iyi filime bagise ngo iki? Bagise ngo inzu itari ya nyayo. Kubera iki bagisira izina? Ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa. Ubwo abangaba baje begera imbere gake gake bari kureba uyu mwana uri kurira ninde wagwanda. Ese uyu mwana vipize? Abangaba baje bamwegera bamurunguruka. Ukurikire filime witonze akantu ko kandi gake gake uraza kugenda wasobanukirwa. Barakwereka uyu nguyu yaje yegera uyu mwana batangira kumuzenguruka. Urabona ko ari abanyeshuri benshi pe, ariko ibintu bigiye kubabaho mu iri shamba birenze ukwemera. Uyu mwana baje bamwegera bari kuvuga bati sinone uyu ko ndi kubona ari umwana kandi akaba nari mukuru. Ati wasanga ari mama we wamutaye mu iri shamba, uyagiye kumukoraho baza kumubuza. Baramubwira ati yavuye kujura kuro ku bantu bose upfuye kubona. Aravuga ati nta wamenya wasanga harimo n'ikibazo rwose. Maze baravuga ati sinone uyu mwana yaba yageze mu iri shamba gute? Iri ni ishamba rinini cyane nabo kugira ngo bagere aha ngaha bifashishije imodoka. Maze baravuga ati wasanga ari nk'umubyeyi we waje akamuta mwari no shamba. Ukurikire filime witonze. Ati wasanga ari nk'umubyeyi wamubyaye atamushaka yarangiza akaza akamuta mwiri shamba. Uyu mukobwa aza kumaza ati sinone wa mwana we wageze mwiri shamba gute? Gusa uyu mwana we nta kintu yari kubasubiza, ahubwo yari ari gukomeza akarira akiririra rwose. Ntabwo bari kumva yuko ibi bintu byazana ikibazo. Maze batangira kumubwira bati ihorere mama. Barakwereka duwaye yavuyeyo gake gake. Ukurikire filime akantu ku kandi. Duwaye yavuyeyo yitonze yitegereje uyu mwana. Arangije arababwira ati uyu mwana bifite ikibazo. Uyu mukobwa, uyu munyeshuri hari ahantu yatunze urutoki. Abangaba bitegereje neza barebye aho hantu uyu mwana atunze urutoki babura ikintu na kimwe. Ukurikire filime witonze. Yatunze urutoki mu ishamba. Ese uyu mwana ni ukubera icyo atunze urutoki hano hantu? Mwabana mwe aba banyeshuri nta nubwo babagira mu buzima bwabo. Ukurikire filime witonze. Barakwereka hari umubyeyi wavuyeyo avayo gutyo
arangije ahita yongera arabura. Nyagasani Duwaye yitegereje guca aramubona, uyu mubyeyi yavuyeyo yitegereza bari abanyeshuri, arangije arabura. Barakwereka Duwaye yarababwiye ati hari umugore mbonye hariya, ati hari umugore mbonye hariya. Nyagasani uriya mugore yahise yongera arabura. Aba banyeshuri barebye bo baramubura, gusa Duwaye yari afite ubushobozi bwo kubona buri kimwe cyose, maze uyu mwana arabitegereza cyane. Nyagasani ese uyu mwana afite agahinda? Uyu mwana uri kubona ko nta n'agahinda afite, kuba yarari kurira kuriya sinzi ikintu byari bigambiriye kugeraho. Aba banyeshuri bitegereje neza ntibagira ikintu babona, maze Duwaye arababwira ati uyu mwana ntimumukoreho, uyu mwana mumusiga ahangaha twigendere twisubirireyo kuko ibi bintu birimo ikibazo. Barakwereka uyu munyeshuri w'umukobwa arababwira ati tumusize ahangaha nta hantu twaba dutandukaniye n'inyamaswa. Nyagasani arababwira ati uyu mwana tugomba kumukura mu iri shamba, ntabwo tugomba kumusiga mu iri shamba wenyine. maze Duwaye arababwira ati uyu mwana tumureke, ati kuko ntabwo tuzi ukuntu yageze hano, ati kandi nta nubwo dushinzwe kumenya wagwane. maze uyu mukobwa arababwira ati mwa banyeshuri mwe twaba turi n'abagome turamutse tugiye tugasiga uyu munyeshuri ahangaha, uyu munyeshuri tumutware. maze uyu Duwaye aravuga ati nako uyu mwana aravuga ati uyu mwana ntabwo asanzwe. maze uyu musore uri ahangaha aravuga ati mumufate tugende cyangwa mumureke, ibyo ntabwo bindeba. barakwereka uyu mukobwa yahise afata uyu munyeshuri nako uyu mwana baragenda. Nyagasani ese uyu mwana yageze mu ishyamba gute? Ukurikirane filime witonze akantu ku kandi uraza kuba wasobanukirwa. Abangaba nubwo bari mu iri shyamba nabo bari bafite ubwoba, bagiye bari gukengaguza bareba hirya no hino ngo barebe ntiba ntawabakurikiye. Nyagasani ese ibi bintu ni ukubera iki? Ibi bintu birimo ikibazo wa muntu? aho niba ubona bitarimo ikibazo byandike muri komenti. Barakwereka abanyeshuri barerekeye ndetse n'umwana bamutwaye. Wibuke aha ni mu mashamba ndetse n'ishyamba rirerire cyane rinini ku buryo nta muntu n'umwe uba ririmo. Aba banyeshuri bari bafite urugendo shuri bagiye gusura pariki. barakwereka bageze hano shoferi yakije imodoka yanga kwaka. Nyagasani bari mu ishyamba rinini cyane, shoferi yakije imodoka yanze kwaka. Duwaye niwe wari wicaye ku mwanya w'imbere. Duwaye arabyitegereza abaza shoferi ati utambwire ko imodoka yanze kwaka. Nyagasani shoferi aramubwira ati byagoranye. Barebye imbere gutya hari icyo babonye barikanga. Nyagasani barakwereka abangaba barebye imbere babona hari umuzimu uhaparitse uhagaze imbere yabo, bose ubwoba bwarabishe. Nyagasani uyu muzimu nawe uramubona gutya ateye ubwoba. Nyagasani aba banyeshuri byabo bibarangiriyeho. Barakwereka uyu muzimu yararangije yitegereza gutya. Nyagasani uyu ni umuzimu uri kubona yuko afite n'imbaraga nyinshi cyane zidasanzwe. barakwereka uyu muzimu yatangiye kwikocinga gutya. ese ni ibiki agiye kubakorera? kurikira filime witonze akantu ku kandi. barakwereka yatangiye atangira gukanura. abangaba barimo barareba bari mu ishyamba hagati. iyi modoka ahantu iri yanze kuhava, yanze kwaka. umuzimu yatangiye kunyeganyiza iyi modoka, atangira kuyifata, atangira kuyinyeganyeza cyane ku buryo yanayihirika, ku buryo isaha ku isaha iyi modoka yanayifata akayiterura akayijugunya imbere. uyu muzimu ibintu yari kubibakorera ntibisanzwe. imodoka yari ishunguje arayizunguza cyane. abanyeshuri bari gutabaza, gusa hano ntawabumva ngo abatabare. barakwereka umuzimu yafashe ibintu by'urumuri arangije abyohereza mw'aba banyeshuri. aba banyeshuri barasakuza cyane. Nyagasani ibyabo ni uko nguko twasize byagenze, ni uko nguko byagenze rwose. ntabwo tuzi ngo aba banyeshuri bongeye kubaho. reka batuzane hano mu kizu kinini kiri mu mwijima kiri aho mu ishyamba. ese iki kizu nacyo kiriho bariyeri? ese iki kizu kirimo bande? ukurikire filime witonze. barakwereka aba banyeshuri bose uko bari kumwe baraje baguye imigwira hano ngaha, gusa twe ntabwo twabonye bahagera. barakwereka buri wese hari uko yari ameze, hari uryamye acuramye,
hari uryamye yubamye, hari ugaramye, mbese buri muntu wese yari aryamye nawe sinzi niba uri kubibona. Buri wese nuko yari ameze, yambaye agakuteri, ufite agatelefoni yari agafite, ufite rinete yari azambaye, ndetse n'ibitabo n'udukapu. Nyagasani, ese aba banyeshuri wakibaza ngo bageze hano bate? Hari abasitari bari barimo ariko ibyabo byarangiye ahangaha. Hari abaryamye bacuramye, hari abaryamye bashinze umutwe. Nyagasani, aba banyeshuri ubanza bapfuye. Disi ubanza bamuzimu yabishe, yarangiza akabazana hano ngaha, akaza kubata mwa kino kizu. Ese wakibaza ngo aba banyeshuri baraza gukanguka? Ukurikire filime wito, hari abaryamye bamanitse amaguru hejuru, n'amatelefone yabo barayafite, aho amaguru ari naho umutwe ari ntabwo bijanye. Ukurikire filime witonze, aba banyeshuri bari benshi, barakwereka hari abaryamye bimanitse, hari abimanitse. Gusa aba banyeshuri ntabwo baba baryamye, ntabwo baba baje kuryama ngo bikore ibi bintu, ahubwo bafite uwabibakoze. Ese aba banyeshuri ko twabasize mu ishamba, ninde wabagejeje mwa kino kizu? Ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa. Aba banyeshuri bari bamanamye hano hantu, urabona yuko ahantu bari ntabwo bari borohewe. Barakwereka mw'aba banyeshuri hari uwakangutse. Nyagasani, akangutse yisanga ahangaha mu hantu hose bari bagiye naho bari bapanze kujya, ahantu nk'ahangaha ntabwo harimo. Uyu munyeshuri yatangiye gukomanga kuri aba bagenzi be, atangira kubavugisha, atangira kubabyutsa. Nyagasani, yari kubona yuko ahangaha bisanze. Aha hantu nta nubwo hanasanzwe, ni mu kizu kinini kitabamo abantu ndetse kitanasakaye. Aba banyeshuri iki kizu bari buze kukivamo gute? Ese aha hantu bari ninde wabazanyemo? Kurikira filime witonze uraza kuba wasobanukirwa. Ubwo barakwereka uyu munyeshuri yatangiye kubabwira ati calm down, muhaguruke vuba vuba, nimuhaguruke. Atangira gukora ku buri umwe wese ari kumubyutsa. Aba banyeshuri ntabwo bari bapfuye, ahubwo bari basinziriye, ahubwo wa muzimu yabasinzirije, arangije abazana ahangaha. Nyagasani, kurikira filime witonze. Uyu munyeshuri yareba ahangaha akabona aha hantu ntabwo hasanzwe. Ubwo abanyeshuri bose bagiye bakoranaho bagenda babyuka, gusa uyu nguyu wabyutse mbere twamubara nkaho ari we wabaye intwari mw'aba banyeshuri. Gusa duwaye ntabwo turi kumubona ahantu ari, ndetse na wa mwana w'umukobwa batoraguye mu ishamba nawe ntabwo turi kubona ahantu ari. Icyo kintu ugifate nk'ikibazo, icyo kintu ugifate nk'aho ari ikibazo kiri kuri aba banyeshuri. Umwana ntawe uhari ndetse na duwaye ntawe uhari. Ukurikire filime witonze. Gusa iki kizu ni kinini cyane. Barebye hano aba ngabo bari gukanguka aka kanya, barebye hano babona bari mu nzu idasanzwe. Ukurikire filime witonze. Bose baza gukanguka, baza gukangukira rimwe, barangije barakwereka gake gake witonze uraza gusobanukirwa. Bari bavunitse cyane shaho, barakwereka batangiye kwigorora nk'impinja ziri ku mabere, batangiye kwigorora nka babandi ababyeyi babo bagorora bakimara kubyuka. Bari bavunitse cyane, barakwereka bageze ahangaha bishyira hamwe nk'ibisanzwe. Ukurikire filime witonze. Hari uwari watoraguye umwana w'umukobwa ndetse yanze yuko banamusiga. Arebye mwaba bose abona umwana w'umukobwa ye yatoraguye ntawe urimo. Ukurikire. Arangije aravuga ati birimo ikibazo, ati wa mukobwa twatoraguye, wa mwana twatoraguye yaba ari hehe? Icyo ni ikibazo nawe wakibaza wa muntu uri kureba iyi filime. Aba ngaba maze uyu mukobwa arababwira ati reka dushakishe uyu mwana ndetse na duwaye, kuko na duwaye ntabwo ndi kumubona ahangaha. Barakwereka uyu mukobwa yarababwiye ati mukwere imishwaro nimurangiza mushakisha aba ngaba. Maze uyu nguyu nawe aravuga ati niko bigomba kugenda. Ati yuko na duwaye ndi kubona ntari kumubona, ndi kubona na duwaye ntari kumubona. Maze uyu musore aravuga ati ariko ibi bintu birimo ikibazo. Ati nubwo duwaye yabitubwiye kare tukanga kumva, ati tuba tutakoze uru rugendo. Aba banyeshuri batangiye kwicuza. Nyagasani, ngo batangira gukwira imishwaro kugira ngo baze gushaka
uyu mwana w'umukobwa ndetse na duwaye. Ese uyu mwana baraza kumubona? Icyo nacyo ni ikibazo wakibaza. Ukurikire filime witonze, uraza kugenda wasobanukirwa. Ubwo barakwereka aba banyeshuri barakomeje begera imbere, barashakisha bakwira imishwaro, kandi iyi nyubako barimo ntabwo bazi ngo ni iki kirimo, ni ubwa mbere bayigezemo kandi nta nubwo bazi ngo ni gute bayigezemo, gusa nabo byarabatunguye. Gusa barangije babona yuko ibi bintu birimo ikibazo. Nawe uri kureba ibi bintu, nawe uri kureba iyi filime, wabona yuko iyi filime irimo ikibazo papa. Barakwereka uyu munyeshuri wa mbere yatangiye kuza, buri umwe wese yari kujya gufata icyumba cye, atangira gukomeza areba niba yaza kubona uyu mwana w'umukobwa ndetse na duwaye. Uyu munyeshuri aza yegera imbere gake gake, ukurikire filime witonze, gake azasatira mwa kino cyumba. Ageze ahangaha hari akarahuri yabonye, abona akarahuri gasa nabi. Uyu munyeshuri arangije aza kugakorera isuku, aza kugahanagura. Abanyeshuri nawe urabizi yuko abanyeshuri ntabwo bakunda kugendera inzira imwe. Ubwo uyu munyeshuri yaje guhanagura kano karahuri, manu yari kubona ko ari akarahuri keza, abona yanakirebamo bigakunda. Gusa aba banyeshuri bari bajwemo iki kintu sinzi niba nawe utari kukibona. Barakwereka uyu musore yarangije guhanagura aka karahuri, arangije aza kwirebamo, aza kwigira neza nk'umusore mwiza, aza kwirebamo, aza guseka. Baravuga ngo ihene yirebye ubwiza bw'iritarishije. Yaje kwireba mu kirahuri, yibagirwa n'icyamuzanye hano. Uyu munyeshuri arangije aragenda, ifoto ye isigara hano mwa kino kirahuri. Ibi bintu sinzi niba uri kubyumva. Umunyeshuri ageze hano arareba, abona nta mwana w'umukobwa urimo. Wibuke bari gushaka duwaye ndetse n'uriya mwana w'umukobwa batoraguye. Umusore asubira inyuma arigendera. Gusa yageze hano hari icyo yumvishe kiri kuvugira inyuma y'aho yari ari. Uyu musore yumva ntabwo ari kubishira amakenga. Ubwo nta kindi kintu yaje gukora, yaje gusubira inyuma gatoya ngo arebe wagwani ikintu kiri kuvuga. Ageze hano hari icyo yabonye ifoto ye yasigaye mwa cya kirahuri, abona ifoto irimo. Ukurikire filime witonze, ndetse ifoto yari irimo inababaye cyane kuruta uko uyu musore. Ifoto yatangiye guseka, umusore agiramo n'akantu k'ubwoba. Nyagasani, iyi foto yatangiye gusekera uyu musore, kandi ni ifoto ye iri kumusekera. Ibi bintu birimo ikibazo wa muntu we. Ubwo umusore ubwoba bwaramwishe, arangije aca harirukanka. Ifoto y'uyu musore isigara ahangaha. Iyi foto irangije iraseka cyane, ihita irakara. Nyagasani, ese ibi bintu nta kibazo uri kubibonamo? Ya foto yahise yongera irigendera, akarahuri gasigara ahangaha. Reka batugarure ku wundi munyeshuri. Uyu nguyu nawe ari kugenda, ari gushakisha, hari icyo yabonye. Bari mu iyi nyubako, yabonye ikinyita kiri kugenda kiri gukururuka gake gake. Ukurikire filime witonze, abona umwenda wa muzimu babonye cya gihe uje uri gukururuka ndetse uri kuza ugana mu cyumba. Uyu musore nawe aramukurikira, nawe akurikira ikinyita baje kubona, ikinyita cya wa muzimu gake gake. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu musore yaje akurikira ahantu iki kinyita kiri kwerekeza. Gusa yageze hano, ukurikire filime akantu ku kandi. Nakubwiye ngo iyi ni episode ya mbere, uri buze kuzagenda usobanukirwa, uri buze kugenda uryoherwa. Ageze hano abona agakombe gahanitse mu kirere, nta n'umuntu ugafashe, hari agakombe yabonye. Nyagasani, ibi bintu birimo ikibazo. Niba utarangije kubibona ntabwo mbizi. Uyu musore yageze mwa kino cyumba, abona nta gakombe karimo, nta kinyita yabonyemo, ahubwo yabonye agakombe.
maze uyu musore aravuga ati reka negere imbere ndebe ikintu kiri muri aka gakombe. Uyu musore yaje yegera imbere nta n'ubwoba yigeze agira, yaje yegera imbere ngo aze kureba ikintu kiri muri aka gakombe. Ubwo umusore barakwereka yegeye imbere gake gake, ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Yegeye imbere yitegereza aka gakombe neza, akomeza kugira amatsiko yo kuba yagakuraho. Barakwereka uyu musore yazamuye ikiganza cye aje gukora kwa kano gakombe. Nyagasani, uyu musore akimara gukora kwa kano gakombe karahanutse, ndetse barakwereka kari karimo amaraso menshi. Amaraso yahise ameneka. Uyu musore areba amaraso arangije ahita yongera yisubiza mu gakombe, karangije gahita kongera kazamuka hejuru mu kirere. Uyu musore areba kaza kamusatira, kaza kamwegera. Uyu musore abona birakaze, arirukanka, agakombe kaje kumwirukankaho. Nyagasani, abangaba nabo bari ahangaha bari kureba, bari gushakisha umwana, gusa baramubuze. Bagaruka hano muri salo, ukurikire filime witonze. Bagarutse hano muri rwa rusare rwa cya cyumba bari barimo. Barakwereka hano ngaha Duwaye yari arimo, telefone imurambitse ku gatuza, nawe yasinziye urwo gupfa, yari yasinziye cyane nk'uwapfuye. Duwaye, barakwereka Duwaye yaje gukanguka. Ukurikire filime witonze. Akangutse yisanga hano ngaha, yibaza ukuntu yahageze. Arebye muri fone ye abona hari video irimo idapureyinze. Duwaye yaje guhita yipureyinga, bisa nkaho ari video yari yafashwe bari mu modoka. Duwaye yarebye iyi video imutera ubwoba, noneho arebye ahantu bisanze, ahantu ho honyine hagutera ubwoba. Ubwo Duwaye yitegereje iyi video, ahita ahaguruka ahantu yari yicaye gake gake. Ukurikire filime witonze. Ndetse n'agakapu yari afite yagasize ahangaha. Arangije barakwereka babandi nabo ahangaha niho bari baruhukiye, bari babuze wa mwana, bari bamubuze, ndetse na Duwaye bari bamubuze. Ese Duwaye yari ari hehe ko yari atandukanye n'aba ngaba? Barakwereka batangiye kujya inama nk'abaryi b'imbuto, batangira kuvuga ati rero murabona uyu mwana turamubuze, ahubwo dushake uburyo twava hano mu iyi nyubako. Bakiri aho ngaho barakwereka bagiye babona Duwaye yaraje. Babona Duwaye yaraje ndetse afite na telefone. Abangaba batangiye kujya inama, bari kuvuga ati sinone uriya mwana yaba yagiye he? Ati twashatse hirya no hino, ati nta muntu twigeze tubona rwose. Ati sinone murabona turava hano bigenze biti? Aba banyeshuri bose bari bamaze kwiheba. Barakwereka hari n'undi wavuye ari kwiruka. Nyagasani aza ari kubabwira ati ibintu mbonye ni agahomamunwa. Ati tekereza yuko agakombe kuzuyemo amaraso kaje kari kunyirukankaho. Uyu musore yabatekereje ibi bibayeho, batangira kongera kuzura ubwoba bwinshi. Aravuga ati ino hirya ibintu biri kuberayo ntabwo bisanzwe, nta gahomamunwa. Ati dushake uburyo twava muri iyi nyubako, bitarenze ibyo turaza gupfira aha hantu. Nyagasani, abangaba bose batangiye kwiheba. Uyu musore ababwiye inkuru y'ibimubayeho. Uyu nguyu nawe aravuga ati hari ibyo nanjye nabonye. Atangira kuvuga ibyamubayeho. Aravuga ati ino hirya harimo abazimu bateye ubwoba, ino hirya ntabwo hameze neza. Ukurikire filime witonze. Abangaba barangije baravuga ati ni ukuri kw'Imana ibi bintu birimo ikibazo, dufite gushaka uburyo twava aha ngaha tukagenda. Batangira kuvuga ati sinone kubona tutaza hano turava hano bigenze biti? Batangira kuvuga ati rwose turi benshi. Ukurikire filime witonze. Uyu musore arababwira ati dufite kugenda tukava aha ngaha. Bakiri aho ngaho bagiye kubona babona Duwaye yaraje, ndetse Duwaye aza ari kureba ya video. Arangije arababwira ati muze murebe iyi video, nimumwegere hino rwose muze murebe iyi video. Ubwo begeye hino
barangije babona ni videwo yafashwe, babona hari umugore waje yinjira mu modoka. Wa mugore duwaye yari yabonye umugore yaje yinjira mu modoka, arangije araza. Ubwo bari kugitegereza iyi video, nawe uyitegereze neza uretse ubona ko harimo ikibazo. Uyu mugore yaraje afata uyu mwana, ndetse uyu mugore umeze nk'uku nguku afata uyu mwana w'umukobwa, arangije amusohora mu modoka. Abagabo babibonye bifata ku minwa, ndetse uyu mugore babonye ko adasanzwe. Uyu mugore babonye uje gufata uyu mwana ntabwo yari asanzwe. Nyagasani, bakimara kubona iyi videwo babonye yuko bajwemo, babonye batangiye kwiheba. Nyagasani, ese aba bantu barasohoka mu iri shamba? Iyi nzu twabibonye ko iri mu iri shamba. Episode yacu nuko igenze, tuzahurire muri episode ikurikira. Ndabashimiye cyane mwebwe mwagiye muntega amatwi, ndabakunda cyane. Mwari kumwe n'umwari Fabrice. Naho ubutaha, utarafolowinga, utarasharinga iyi video, nako utarakora subscribe, biragoye yuko wazongera kubona igice cya kabiri cy'iyi video. Episode ikurikira biragoye ko wazongera kuyibona. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda cyane. Bye bye.